Bakunze ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana aho muri hirya no hino ku isi mu mpande zitandukanye zose z'isi, abari iburasirazuba bw'isi, abari iburengerazuba bw'isi, abari mu majyaruguru y'isi, abari no mu majyepfo y'isi, abari hagati mu isi, turabasuhuje aho muri hose. Ubwo tuba tuvuga abo muri Afurika, tuvuga abo i Burayi, tukavuga abo muri Amerika, tukavuga abari muri Aziya, tukavuga hirya no hino mbega ku isi. Turabasuhuje kandi mugira amahoro. Turabakunda rero abantu mwese mudukurikira aho muri, turabakunda, tubafite ku mutima. Ni ukuri Imana igibaho umugisha, abantu mutwitaho, mwandika commentaire, abantu tuganiriza mugakanda subscribe, abantu mwita kuri like, bose aho muri hose ni ukuri tubifurije umugisha w'Imana. Twagarutse rero muri kumwe na Aime, musanzwe muganira muri iki kiganiro cy'umuryango. Uyu munsi rero ndagarutse nyine kugira ngo tuganire. Wowe gusa niba utarakanda subscribe ikande ubundi ukande like, kande uduhe na comment niba ibiganiro byacu bigushimisha. Nubwo abantu mwino minsi basigaye bakunda ngo ibiganiro byakirabaye, ariko mujye muhindura n'amaso murebe no kuri ibiganiro dukora, kuko ibi ngibi biba birimo inyigisho nyinshi kandi inyigisho zakugira umumaro mu buzima. Ubushize rero nakoze nkora ikiganiro ku isuku. Hari umuntu rero wanditse muri commentaire arambwira ati se kuki wavuze ku isuku y'abagore gusa ntuvuge ku isuku y'abagabo. Uyu munsi rero naje kugira ngo mvuge ku isuku y'abagabo. Abagabo rero n'abagore ndetse n'abasore n'abakobwa mutera agatebe ubundi muze tuganire ku kijyanye n'isuku. Ese koko mwebwe mubirebye mubona isuku mu muryango ikeneye gukorwa n'abagore gusa? Ese mubona isuku mu muryango ikeneye gukorwa n'abana b'abakobwa gusa? Oya, ntabwo ariko bimeze. Siko bimeze. Abantu mwese mu muryango isuku iratureba. Abantu twese mu muryango isuku ibitureba. Burya umugabo nawe utagira isuku nawe abangamira urugo, abangamira umuryango. Nose wabubaho wa mugabo wenyine, wenda gutereka ubwanwa si ikibazo, ariko menya ko ugomba kubutereka, ugomba no kubugirira isuku bukaba busa neza. Gutereka umusatsi si ikibazo, ariko reka kwihirimbizaho umusatsi ku buryo umuntu azajya kureba agasanga wihirimbijeho umusatsi. Na Bibiliya burya ntiyemera umugabo wihirimbizaho umusatsi. Nuse wa mugabo we waba ujya kurya udakarabye ugatekereza ko ubwo ngubwo ibiryo ugiye kurya utari kurya za mibe gusa. None ibiryo bagire kubitegura babitegure nta suku, naho ubirye nta suku, birangire nyina mibe ikwaritse mu nda. Ntago bikwiye. Nose wa mugabo we nyine uzadefiriza nyine inshakwaha, wewe ugize ngo ntuzanukira abantu. Uzabaho utaborosa amenyo yawe yarakikiye, amenyo wagira ngo amavuta yose niho aba. Ubwo uzabaho amavuta yose wagira ngo uyashyira ku menyo. Ubwo uratekereza ko umuntu uzajya ukureba azajya abona ko uri umusirimu? Nta busirimu bwawe niba utajya woza amenyo. Ndetse ugomba kuyoza 2 ku munsi. Nta busirimu bwawe rero niba utoza amenyo wa mugabo. Nta busirimu bwawe niba wambara imyenda imaze imyaka 5 itameshe. Niba mu rugo batabasha kukwitaho kugira ngo bakomesere imyenda, naho ubwo wayimesera kuko ufite amaboko n'amaguru mazima. Ese ni ngombwa ngo utegereze abakomesera ubundi we ntiwakwimesera? Niba batabashije kukumesera nawe wakwimesera? Hariho abagabo batagiye bamesa imyenda y'imbere. Imyenda y'imbere ugasanga arakunyoho umuntu ugasanga uri gutamiriza. Uzi utekereza ko uwo muntu ari parufe uri guhereza abantu? Utekereza ko ari parufe witeye, abantu bari kukumva bakumva ko ari parufe witeye? Hoye, ahubwo bari kumva umuntu uko bari gufata ku mazuru. Nta mugabo uri kwiye kubaho gutyo, ntibibaho, ntibishoboka. Umugabo ujya muri toilette ntajyane pH, ahubwo ngo azajya yihanaguza ibyatsi, ugasanga
suvetoma yambaye umwanda niwo uri kuri suvetoma. Uzajya gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe umunukira ugize ngo izakuryohera? Ntabwo bishoboka. Yakuryohera iteze? Yakuryohera ite kandi uri kumunukira? Nawe ntiyahambuka nyine ngo abigukorere neza kuko uri kumunukira. Ubundi ikintu cyitwa umunuko nicyo kintu cya mbere mugomba kubanza kurwana mbere yuko mujya gukora n'ibyo mukora byose. Niyo mibonano mpuzabitsina niba mukeneye kuyikora mugomba kubanza kuba mwese mufite isuku, yaba umugabo yaba umugore. Mwarogoshe iriya misatsi hariya hepfo, yaba wowe yaba umugore wawe. Hari umugore ujya kwa muganga agiye kubyara ugasanga yaradefirije, ubona ukaba wagira ngo nta mugabo agira. Uha mugabo we, niba umugore wawe atabasha gukora iyo gahunda ngo bikemure neza, kuki utuma ajya kwa muganga utabanza utegereje ko ari nzo uzabimukemurira? Abagabo rero nabo bagomba kugira isuku. Ntabwo isuku ireba abagore gusa bonyine. Abagore nibo shingiro, nibo mutima w'urugo, nkuko tujya tubivuga, nkuko tubisobanura, niko kuri, niba mutima w'urugo pe. Ibintu by'isuku babyitaho, turanabashimira. Nukuri bakwiye n'igikombe batugirira isuku. Ariko natwe abagabo tugomba kugira isuku. Nese bundi kuki wambara ishati mbi kandi ubona ko yanduye? Kuki wambara ishati yanduye kandi ubibona ko yanduye? Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Kamanze ninywere no ku kantu umufasha wanjye yanteguriye keza. Manze ngasome. Ni byiza nubwo abagore nyine ari ba mutima w'urugo, ariko natwe tugomba kubafasha, tugomba kubashyigikira. Nose ugasanga umuntu ahantu atuye ibyatsi byo ku rugo, wenda yateye urugo, amaze gutera urugo rwarakuze, ugasanga ibyatsi byarenze umupaka, ntashobora gufata umuhoro ngo bya byatsi abigabanye. None utegereje ko umugore wawe ari uzabigabanya? Utegereje ko umugore wawe ari uzafata umuhoro akajya kubigabanya? Oya. Utegereje ko umugore wawe ari uzakurikirana ibijyanye n'uko saro yiwawe igomba amarangi agomba kuvugururwa? Hoya. Niwe mugabo bireba. Nko none utegereje ko urugi rw'akabati umugore wawe uzajya kurutunganya neza niba rwagize ikibazo? Ni wowe bireba. Ubwo rero ibyo ngibyo bizabasha gutekerezwa n'umugabo ugira isuku mu rugo rwe. Nuko hariho abagabo ngo batabasha no kwihanagurira n'inkweto bambara, ngo byanze bikunze ngo niba batabonye abantu ngo abagore babo cyangwa ngo abana babo cyangwa abakozi ngo bahanagure inkweto, we ngo ntiyafata urukweto ruhanagure. Uri umunyesuku nke. Ntabwo isuku ireba abagore gusa n'abana mu rugo, ntabwo ireba abakozi bo mu rugo gusa. Nawe mugabo, shefu w'urugo, irakureba. Wagombye no kuba werekera abo mu rugo bw'iwawe, ukaberekera uburyo bakora isuku, nabyo bizabafasha. Tugomba kubashyigikira rero, kuko isuku ubundi mu busanzwe, isuku ni isoko y'ubuzima. Niyo soko y'ubuzima, niyo soko tuvomaho ubuzima. Ubundi nta muntu wagize isuku ngo abure kubaho neza. Nta muntu wagize discipline siritu mu bijyanye n'isuku ngo abure kugira ubuzima bumeze neza. Ariko niba uri umunyesuku nke, uzarangwa nuko mu rugo iwawe uzasanga indwara zarahabaye karande. Rimwe abana bajya barwara, rimwe warwara kubera isuku nkeya, ugasanga urimo urarenganya abantu ngo barakurogeye, ngo bagize gute, ngo ni uburozi, kandi ari isuku nke. Oya. Ejo wasanga umwana wawe yarwaye ibintu by'ibiheri ku mubiri kubera ko utamwitaho, utamukorera isuku neza nk'uko bikwiye. Ati ni uburozi, umwana ngo ni ibyo yatarutse. Ni ibiki yatarutse ko ari isuku nke? Mugire isuku rero mu muryango, kuko isuku ibaye nke n'urugo rurasenyuka. Isuku ibaye nke n'ibibazo biriyongera. Isuku ibaye nke mu rugo, umuryango ugira uburwayi bwinshi budasobanutse, n'ibyorezo burya niho bihera. Umuryango rero ufite isuku ni umuryango wa gisirimu,
niba mushaka kugira umuryango w'igisirimu rero, mugabo ugira isuku, mugore ugira isuku, bana mu rugo mugira isuku, yego, bakozi bo mu rugo mugira isuku, urumva, mwese mufatanye isuku, bizatuma mugira umuryango wa gisirimu, nibwo muzaba muri umuryango usobanutse, uri smart. Smart family irangwa nuko uzahasanga isuku, ugasanga utuntu dupanze neza, ugasanga amasahani mu kabati apanze neza, ugasanga amabido ateretse aho agomba guterekwa, ugasanga imyenda ibitse aho igomba, hari ahantu ujya ugera ugasanga wagira ngo imyenda iba muri saro, usanga imyenda wagira ngo iba muri saro, umugore akaba bireba, umugabo akaba bireba, n'abana bakaba bireba, ubwo ni ukuvuga ngo mwese nyine muba muri kimwe. Hari nawe ujya ugasanga ibintu birajagaraye, ariko akenshi burya y'ibintu bijagaraye umuntu utagira isuku umurangwa nuko niyo ugeze no muri office, niba akora no muri office usanga ibintu bye bijagaraye, usanga impapuro rumwe ari urundi hariya, n'umuntu w'umugabo nta suku ugira, ntayo. Ariko uzashyike ku mugabo ufite isuku muri office ye, usanga utuntu twe dutenze, kandi uko yasize dutenze ababizi neza naho ashobora gushakira ikintu. Ntashobora gushakira ikintu, uramureba nyine ukavuga ati uyu mugabo kabisa ni smart. Ubwo rero mugira isuku namwe bagabo, nta isuku ireba abagore gusa, ahubwo iratureba twese muri famiye, ireba umuryango wose, ireba umugore mu rugo, ireba umugabo mu rugo, ireba umwana mu rugo, ireba umukozi mu rugo, ireba buri muntu wese uri mu rugo, isuku mwese irabareba. Mujye mugira n'igihe mufata umunsi umwe mu cyumweru mwese mukora umuganda, mukora isuku mu rugo, ubundi mureke ko mutazaba smart. Ntabwo isuku isaba ngo umuntu aba afite amafaranga menshi. Hariho abantu bazi ko umuryango ngo ugira isuku ngo ari umuryango ufite amafaranga menshi. Oya, ntabwo ariko bimeze. Umuntu ugira isuku, kondisiyo z'ubuzima zose yaba arimo, atari no kuvuga ngo afite amafaranga menshi, atari no kuvuga ngo bimeze gute, kondisiyo z'ubuzima zose yaba arimo, agira isuku kandi ukabibona ko ari smart. Ubwo rero ntabwo nababwira byinshi uyu munsi, nari ndi gukora pariti ya kabiri ku kibazo uwo muntu yari yambwiye kunyunganiza, ngo nari nababwiye ngo mujye munyunganira. Uyu muntu ndamushimira cyane, mujye munyunganira, kuko mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara, ntabwo umutwe umwe wigira inama. Ubwo rero munyunganiye, iyo wanditse muri komanteri ukanyungura agatekerezo k'ikintu ntavuzeho, bituma nanjye nagura ibitekerezo, ubundi nkaza tukakiganiraho, ibintu bikagenda neza. Mugira amahoro rero, nkuko nabibasabye, mukomeze mudutere inkunga, mukanda subscribe, mugisharinga hirya no hino kugira ngo kigere ahantu hose. Mukomeze kandi n'indi nkunga turayemera, ushatse no kudutera inkunga cyangwa kuduha igitekerezo cyangwa kutuvugisha, hasi hari nimero yacu, ngo iyo nimero mwayihamagara mukatuvugisha cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp, ubundi mukaduha inyunganizi rwose yose kandi twayakira. Inyunganizi yose muduha turayakira, nkuko na commentaire zose mwandika tuzisoma, kuko twe ntago ziraba nyinshi cyane, kandi niyo zaba nyinshi gute burya biba ari byiza kugira ngo umuntu asome commentaire amenye icyo abamukurikira bari kumubwira. Nibyo. Hanyuma mukomeze rero mubane natwe mu biganiro, n'izindi nkunga zose twazakira turazikeneye, kuko ntago turagera ku rwego ruri hejuru cyane. Channel yacu iracyari gutangira, mwatwunganira rwose, biremewe. N'indi nyunganizi mwaduha iremewe rwose, nta kibazo. Tubifurije rero umugisha w'Imana. Ciao ciao.